Imana y'u Rwanda abanyarwanda ntibigeze bayisenga bayisaba ibyo kurya nk'uko abatindi b'iki gihe bavuga ko ari abayobotse Imana mu madini atandukanye mvamahanga mazanano babigenza. Ubuzima bwawe uko bubayeho n'umuterekero, ariko uzasanga abantu rero baterekera nabo batazi. Imana ntiyobokwa. Wayoboka so se? Iso uramuyobokamo iki? Uri umwana we niso. Uramusaba ngo naguhe ibyo kurya, abyara umwana atazi kumutunga. Ndi umuganga bugira gatatu bwa mbere nk'impano, ko kuva kera numvaga nzaba umuganga ndi umwana muto cyane, naje kuba we mbishimira Imana y'u Rwanda n'abakurambere. Hanyuma bwa kabiri nk'umurage wa sogokuruza Rutagangarwamaboko, yari umugangahuzi, yari umupfumu, yari imandwa nkuru y'u Rwanda, yari umunyamigenzo mikuru y'u Rwanda, arazwi mu mateka y'u Rwanda. Niho nkomora ibi bya gakondo k'umuco wacu. Hanyuma nkaba rero n'umuganga n'ubundi nk'uwabyigiye, ndumva ari ibyo navuga. Murakoze cyane. Uri umuganga ariko ntabwo hano ari mu bitaro. Kubera iki ubwo buvuzi nabwo abanyarwanda babukeneye? Nibyo buriya ibyo twiga bigira ibyo bitwigisha. Bundi nuko abantu batabikurikira neza, ariko burya niyo mpamvu buri munyeshuri wese usoza kaminuza ujya gusoza kaminuza abanza kugira ubushakashatsi akora. Wenda hakagira abagera kure cyane bitewe na gahunda bigiramo n'iki, abandi bakagarukira hafi, ariko ibyo bakora byose burya biba bikwiye kugira icyo bibereka n'icyo birema kindi. Rero aha si ibitaro, ariko buriya duhuje ubuvuzi bwombi. Kuva nasoza kaminuza mu bushakashatsi nakoze ngahuza umuco n'ubuzima, twahuje ubwo buryo bwombi, ubw'abakurambere bacu nk'ubuvuzi, hanyuma uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo bitandukanye, noneho n'ibyo twize mu mashuri. Nicyo gituma ibyo dukora bititwa ubuvuzi gakondo, bititwa ubuvuzi bwa kizungu, ahubwo byitwa ubuvuzi bushingiye ku muco. Nacyo ni igihangano cyanjye kihariye. Bishatse kuvuga ko niba wowe warize itangazamakuru, hari itangazamakuru mu buryo mpuzamahanga nk'uko byigwa mu mashuri, aba ari wowe mfatiraho urugero nk'umutangazamakuru. Ariko hari n'uburyo abanyarwanda bagiraga bwo gutangaza amakuru, tuvuye abamotsi bari nk'abatangazamakuru, ubu babise abakangurambaga. Impamvu y'iryo zina ni abantu bavugira hejuru, ijwi ryo hejuru nk'uko imbwa ishobora kumoka igatabaza, noneho nyir'urugo akabyuka akamenya ko hari ikibaye. Bwari uburyo bw'abanyarwanda ku buryo ijwi ryabo ryumvikana rikagera mu bantu hirya no hino. Natangaga urugero gatoya nshaka kuvuga ko ushobora gukora itangazamakuru nk'uwaryize, ariko warishingira mu buryo bw'umuco w'abanyarwanda, noneho ukagira ibintu ukora, kuko namwe ngira ngo muba muri abakangurambaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mugenda mumenyesha abantu. Ni ibyo ngibyo. Noneho rero tugahuza ubwo buryo mvamahanga nk'uko twabwize mu kiganga n'uburyo bushingiye ku muco bw'umurage w'abakurambere bacu, cyane ko twari tumaze kubona ko hari indwara ahanini twiga mu mashuri ugasanga zitwa ko zidakira, ariko yewe mu byo nakuriyemo kwa sogokuruza no mu byo nibuka nagendaga nkora najye ubwanjye, ntuma imiti, ntuma ibindi, bontaje yananiranye ibintu byadogereye. Nta buganga butagira ubugangahuzi, niyo mvugo sijya wayihanze. Nta marozi atagira ikirogora, nta guhumana kutagira guhumanura, nta mahano atagira akamara amahano, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Mu muco nyarwanda niko bimeze. Tubifite mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ayo mabara nayagaragaje mu mwaka wa 2012 nkora ubushakashatsi mu by'umuco n'imboneza bitekerezo yabyo cyangwa filozofi yabyo. Nta joro ridacya, burya niho tubifite ko nta joro ridacya. Yego. Hanyuma umuntu arebye ukuntu uko witwara haba mu bandi, uko ugaragara imbere y'abantu, ntavuga ibintu ntagasanzwe. Uyu muntu gute se? Ukareba isura, ukareba ukuntu imisatsi yawe itereka, kuko wambara impuzankano ukoresha mu myambarire yawe iyo wasohotse cyangwa uri mu birori cyangwa se no mu buzima busanzwe, ukabona ntago bisanzwe, ntago ari ibyo tubona bya buri munsi. Kubera iki? Sakwe nunyemerera tugasakuza. Zigaritse amahembe ntiwamenye iyo nyoko yakowe, ingara zimenyenye.
urumva uyu ni umwana ababyeyi barimo gusakuza, zigaritse amahembe ntiwamenya iyo nyoko yakowe. uri umwana zaje udahari, hanyuma igihe zamereye amahembe zikayagarika zikagira gute, ntiwamenya ngo ese sha yerekana iyo nyoko yakowe, ntabwo wapfa kubimenya. Ni abakuru babitoza batoya. Nashaka kuvuga yuko ubonye Rutagangarwamaboko yewe avuga iby'umuco wacu, ntabwo watekereza ibya basogokuruza nka sogokuruza Rutagangarwamaboko, ariko nanjye sinajyaga kuzabimenya iyo ntabikura aho ngaho muri abo bakuru bacu. Burya abakuru baraguma, uburere buruta ubuvuke, niho tubukomora. Ibitari ibyo twari kumera nyine nk'akakana kabona inka ziri aho zigaritse amahembe, ukagira ngo ni inka nyine ziri aho utazi iyo zaturutse. Ejo n'umwana akavukira i Kigali ntamenya aho amata aturuka, akavuga ko ava mu igare, hari ababimbwiye bati mutabara umuco uracitse, kubera ko adafite abakuru. Rero uko nsa, uko ngaragara, ibyo nigisha sigi n'abakurambere, nkunda kuvuga ngo nabazimu bacu, ariko iryo jambo abantu disi bararyangaga, ariko batangiye kurikunda. Bazimu umwuka w'abacu batuvuyemo, ariko bakiturimo, bakiturimo ni ibyabo batubanjirije. Basogokuruza rero biremeraga uburyo bwo kubaho, bakihangira ibyo bakeneye. Uyu munsi wa none ubuzima turimo, abantu bitwa abanyabwenge ariko atari abanyabwenge. Umuntu akitwa umunyabwenge kuko yagize amanota mu ishuri, yagize ate, ariko ubwenge ni uko yenze. Naduhinye ngo yenze ni iyihe se? Ni ubushomeri akuyeyo. Twarize ariko twabuze akazi, ntabwo ari umunyabwenge. Muhanga yahanze iki se? Ariko rero basogokuruza bahanze iyi mpuzu, niyo mpamvu nkunda kuyambara. Ibintu byose bikomeye nubahirije kuruta ibindi. Ubwo uburimbyi bwanjye nubwo bwa kera, kugira ngo nibutse yuko basogokuruza bishakagamo ibisubizo. Bo babonye igiti cy'umuvumu bagitandukanye n'ibindi, bamenya ko bari bugikureho igishishwa cyacyo. Si ukugikuraho igishishwa, babyitaga gukora impuzu. Noneho bakamenya uko bagenda bakoresha akantu bitaga imangu, bahonda ariko ntabwo ari uguhonda, ubwo no kugira ngo abandi badatakara, cya gishishwa kikagara, noneho bakagikuramo iyi tisi, nushaka kuyita tisi y'umwimerere wacu, bakiremeramo umwambaro barambara. Nuko bavuye mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi, periode chasse cueillette cyangwa hunting and food gathering period mu Cyongereza no mu Gifaransa. Bamenya ko bakeneye ikintu kibafasha kubona ifu, bayikuye mu masaka, bayikuye mu buro. Bamenya gukoma urusyo, ariko bakoma n'ingasire. Ukoma urusyo hakome n'ingasire. Uvuga ko yigisha abantu mu mashuri, natubwire n'ibyo bize, niba bitwereke, nibagira icyo bahangira u Rwanda. Ni amaboko u Rwanda ruba rubonye. Iyi miringa y'imirinda, bamenya ko bari bucukure hasi mu gitaka bagakuramo ubutare, bakamenya uko babutunganya bakoresheje umuriro biremeye nabo mu rushingo, ibi biriti byari bitaraza, cyangwa amashanyarazi. Hanyuma biremera uruganda rwabo, bacura imiringa. Iyi miringa ni iy'abakurambere bacu, ni iy'abakurambere bacu, ni iy'abasogokuruza, niho nyikura. Ntabwo ari hari n'ibyo batangiye kugenda bigana uyu munsi, nk'uyu nguyu n'umwiganano, abantu zabibonana n'abandi, ariko iyi namba yaha ni imirinda y'abasogokuruza. Noneho rero umusatsi wahoze uvuga ni za ngara z'iminyinya, ni amahembe. Mu mwaka wa 2012 nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho: ni Imana, inka n'ingoma. Inka ni amahembe. Inka iri hejuru, Imana iri hejuru ya byose. Ni rugira rugize amajya n'amazi, ni rurema abantu n'ibintu, ni nayo ibireberera. Ariko abatindi baje batubwira yuko tutazi Imana ko bayituzaniye, kandi twe turi bene Imana. Inka ni ikimenyetso cy'ubukungu, ariko tugendana mu mitwe yacu. Niwo muterekero wo gutega amasunzu.
numvaga nzatega amasunzu nkabazo gukuruza, ariko rero nari maze gukora ubushakashatsi nerekana ko kogosha ukageza ku ruhu ari bibi, byangiza uruhu. Mfite igihamya cyabyo kuko nari rwaraga ibiheri byinshi maso njya gusoza kaminuza no mu bwanwa na hamwe bacongera n'iki, ntangiye kutogosha no kubireka, n'ubu ntabyo ubona kamera yawe bigaragaze neza. Urumva nkunda kubwira abantu yuko ntashobora kuba umuganga ntabanje kwigangahura. Uyu muco wacu urimo ubukungu bwinshi, noneho rero nibwo nagize aya mahembe abiri cyangwa izi ngara z'iminyinya amwe nk'aya mahembe. Isambu y'umuntu ni ibitekerezo bye. Umunsi wa none abantu bafite inyogosho nyinshi, bankurikira ku mbuga ngurukanabutumwa twigishirizaho ubuzima bushingiye ku muco, mperutse gushyiraho ifoto yanjye ngaragaza amasunzu ya kinyarwanda n'iz'abakera. Ndavuga ngo ko amasunzu yatubwiraga ko isambu y'umuntu ari ibitekerezo bye, ubukire bwe, ubukungu bwe, kuko ari mu bitekerezo. Hanyuma ubizindi nyogosho abantu bafite zivuze iki? Tuziyoboke cyangwa tuzireke? Ariko rero no gukurikira buhumyi, no kubona iyo rwamwa runaka babandi bita bastari yogoshe yagize ate nawe ugashurikaho, ariko uzishizeho ibiki, wenda afite ibyo aterekera by'abazi mubi wabo si mubi wanyu. Noneho birashaka kukwereka ko icyo abanyarwanda bakoraga cyose mbere yo kugikora cyabanzaga kuba gifite imboneza bitekerezo, philosophy, aho gishinze imizi, aho cyubakiye. Usibye abantu bakora bifite aho byubakiye. Urajya mu bucuruzi, hari igihe higeze kwaduka igihe nari nyiga muri kaminuza ikintu cyitwa bikonje, amata n'imineke bikonje, bagashyiraho n'imineke n'amandazi bikonje, babikonje. Ubu wasanga hari n'ibindi bimeze nk'ibyo ngibyo, ni byinshi. Ugasanga mu byo abantu bakora n'ibyitwa ubuhanzi cyangwa ibihangano nta mwimerere urimo, ni uguti iyo mboneza bitekerezo. Ngiyo rero impamvu ituma ngaragara ntya, mvuga ntya, nduku mu isi y'iki gihe, ahari abantu bakabona umuntu udahuje n'abandi, nta kindi ni mu byo nize nanone by'imitekerereze n'ubuzima bwo mu mutwe. Ni kimwe n'ibi mwasanze aha ngaho uyu muteguro, kuki twe tutarekeyemo ya makaro nk'abandi cyangwa amasima n'iki ngo turekera kuko ari mu nyubako zigezweho z'Inyarutarama, ahubwo tugashyiraho ibirago, tugashyiraho aya meza yacu akoze mu mihotore, tugashyiraho imbehe, tukazana ibicuma, no kugira ngo abantu nibabona nibareba bagire icyo bibwira mu bitekerezo byabo. Nawe urumva ko wibajije ukambaza, noneho ibyo bibaza bakabibonera ibisubizo, ni byiza bamenye ko hari aho byavuye. Ibyo batamenya babibaze. Niyo mpamvu turabigisha ubuzima bushingiye ku muco, bamenye ko u Rwanda bari mu uyu munsi rufite aho rwavuye, rufite abaruremye, rufite abakurambere babagaho bati, ibyo bindi bitaraza barabyiremeraga, barabyishakiraga, barabyihangiraga, bwari ubuhanga bwabo. Ni u Rwanda rw'abanyarwanda rwahanzwe n'abanyarwanda. Kuki abantu bashaka kubaho mu gihe cy'ubuhigi n'ubutoratozi kandi turi mu gihe cy'inka n'ingoma? No kuvuga umuntu agatoratora ibyo abonye hirya no hino, ntazi icyamukiza, ntazi ikimwica, agatoratora gusa mpfa kuramuka, icyo mpfa ni igituma ndamuka. Ishwi ibyo bizakwica. Turi mu gihe cy'inka n'ingoma, igihe cy'ubutware. Ingoma ni ikimenyetso cy'ubutware, ubutegetsi, igihe wigira mu bushobozi, igihe utwara ntutwarwe. Twagize igihe cyo gukoronizwa no gucingizwa kw'imico yacu, abandi baradutwara, batugira ingaruzwa muheto, batugira ibyo ntazi. Ubu rero ni ugutwara n'inka n'ingoma. Inka ubukungu tugendana mu bitekerezo byacu, ingoma ubutware twigiramo. Gusa abantu barabifite, niyo mpamvu mbwira abantu ngo bahonoke. Hanyuma harushobora kureba akavuga ati ko uriya mugabo uriya n'umusatsi we, cyangwa nawe hari ibindi bintu aba yashyizeho akabisiga amabara y'umukara, uwo ni umusatsi wawe byagutwaye. Hera ha ukurure ugeze hano urasanga ariwo, kandi wowe uranzi ntaragira imisazi myinshi. Nabyo bifite impamvu, impamvu nuko ubuzima ni gahoro gahoro, nka za ngara z'iminyinya. Ntabwo umunyinya umera ngo uhite umera ingara zawo, gahoro gahoro. Umurage w'u Rwanda ni ukwanda. Ariko bivuze iki? Kwanda, kwaguka, ariko gahoro gahoro, buhoro buhoro, gusa bizira imbibi zaba iz'igihe zaba iz'ahantu. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigiraho bigaruka. Rero bishaka kwerekana ko n'ubuzima tubamo ni gahoro gahoro. Ubuze abantu barashaka kugenda gahoro gahoro, oya ni huti huti.
aho gutinda mu ikorosi watinda mu bitaro. Ibyo birakugora cyane, urapfa rero vuba cyane, uraba umuntu utaramba. Ariko mu Kinyarwanda buhoro buhoro igeze umuhopfu kwiriba, gahoro gahoro nirwo rugendo, gahoro gahoro ni nako u Rwanda rwubatswe. Yego. Hanyuma uri kuvuga cyane ku bakurambere, ukavuga no ku byiza bari bafite ushingiraho ubona aribyo byanagize u Rwanda ku iterambere koko rirambye. Twumvise na Made in Rwanda usa n'ugarukaho ko yatangiye icyo gihe cya kera. Ubwo ibyo ngibyo nibyo umuntu yakwita guterekera abo bakurambere. Niwo muterekero ukomeye. Mu muterekero ubundi nawo ufite imbonezabitekerezo, no kuvuga ufite filozofi yawe cyane. Erega iyo wambaye iyo shati, iyo ushyizeho inyogosho runaka, iyo uriye indyo runaka ukumva niyo ukunze, itetse ukunuku, uko wambara, style yawe, inkano ugira, ubuzima bwawe uko bubayeho n'umuterekero. Nikisi none ikibazo je nakubwiye abakurambere banjye b'Abanyarwanda, nawe dukwiye kuba tubasangiye n'undi udukurikiye. Ariko uzasanga abantu rero baterekera nabo batazi. None zo abantu babayeho ubuzima bazi. Fata mikoro yawe na kamera yawe ujye mu bantu, umubaze impamvu yiyogoshesha uko yiyogoshesha, impamvu arya uko arya, impamvu avuga Ikinyarwanda kigoreka uko kigoreka, impamvu azakubwira iki? Uzagenekereza azakubwira ko wenda inyogosho yayikuye kuri ntuza runaka w'umukinnyi w'umupira ukomeye cyangwa umuhanzi runaka ukomeye. Wahe ngo mu gihugu cyahe n'umunyarwanda se aramuzi? Ahubwo n'abahanzi bacu usanga bakopera iyo ngiyo, ntawe ufite umwimerere. Ariko basogokuruza ari ibicurangisho bakoresha, tuvuge nko mu bicurangisho by'umuziki, nibyo bihangiye guhanga. Hano turi ku buhanga, umuco turimo kwiga ibintu by'ubuhanga, turimo kwiga ibintu by'ubwenge. Ariko rero umuntu utari umunyabwenge, umuntu utari umuhanga w'igihone arabifatira mu kirere. Batuzaniye iby'abazimu, batuzaniye ibyo guterekera, batuzaniye ibyo ku bantu. Banza umenye ibyo ari byo, icyo bivuze. Numenye umutima wabyo urabikunda, ahubwo kundusha jya ubivuga. Yego. Hanyuma tugaruke noneho ku kiruta byose wavuze muri bya birango bitatu. Yego. Imana. Yego. Imana y'u Rwanda. Wumvikana kenshi uvuga Imana y'u Rwanda. Cyane rwose. Nobo niyo niringira, niyo nirata, ni nayo inkijije rega mu kanya nari mpfuye. Ariko Imana y'u Rwanda, i Rwanda banzu namenya hariho. I Rwanda ni hehe? Ujye wumva bakubwira bati runakuriye si umuntu nk'abandi, ni Imana y'u Rwanda yigendera. Ugasanga baravuga nk'umusaza, kenshi babivugira nko ku bantu bakuru cyangwa umukecuru. Ibyo uriya muhungu yankoreye, uriya mukobwa yatuzaniye, si ibintu by'i Rwanda, biragatsindwa n'agasani. Hari ibintu by'i Rwanda, hari n'ibintu bitari by'i Rwanda. Hari ikintu cy'i Rwanda, hari n'ikintu kitari cy'i Rwanda. Hari umuntu w'i Rwanda, hari n'umuntu utari w'i Rwanda. Birakubwira neza i Rwanda hariho. Ese uyu muntu w'i Rwanda ni umuntu umeze ute? Uzasanga ari wa muntu w'umutima, uzasanga ari wa muntu w'intajorwa, uzasanga ari wa muntu wo kwifuzwa ibihe byose n'abantu bose ahantu hose. N'ikintu cy'i Rwanda nuko nguko kimeze. Ariko bitari iby'i Rwanda biragatsindwa koko. I Rwanda rero ni hehe? Bihita bituzana ku izingiro ry'u Rwanda, aho u Rwanda ruturuka, icyatumaga u Rwanda rubaho ntiruzime, n'ubu kandi ntiruzima. N'abashatse kuruzimya babonye ko bidashoboka. Ni umutima. Ni nayo mpamvu niyo Mana ariyo rugira rugize amajya n'amazi, ariyo rurema abantu n'ibintu, ariyo ntangiriro y'ibintu byose. Abanyarwanda ntibigeze bayisenga, bayisaba ibyo kurya nk'uko abatindi b'iki gihe bavuga ko ari abayobotse Imana mu madini atandukanye mvamahanga mazanano babigenza. Mana uduhe ibyo kurya, ifunguro ridutungura iduhe none. Avya iryo sengesho ntuzaribone Rwanda. Mana tugiye kuryama, uturinde abamarayika bawe batugotame, bafite inkota ziryaya mu gihombi. Ese ubwo izo nkota iri hagati yawe nande? Se hagati yawe n'umuturanyi? Iryo sengesho Abanyarwanda ntibarisenga.
azi ko ari we ugomba gukora akagaburira n'ababyaye akazabaha n'iminani. Azi ko umuturanyi ari umuzimyamuriro arirwa ashyiramo umumarayika ufite inkota zityaye mu gihombi ngo yice ndarekende. Azi ko igihugu cye ari ugomba kukirwanirira akacyitaho, niyo mpamvu bicuriye imiheto, imyambi, amacumu y'ingobe, babanga imiheto, bamenye ko bagomba gufora bakarurwanirira. Urumva ntabwo basengera ngo Imana ngo abari yirinda igihugu, reka ingabo zikamara ikisi, ahubwo basabira ikintu kimwe. Ntibasabira ubukungu, uduhe ubukungu, ni wowe n'iwanyu nibo babukuraga nawe ukabukorera ukabwitaho. Ntabwo ibyo bintu bikeshwa Imana. Hari ibintu Imana yaraturemye iduha ubwenge, hanyuma iduha ubwenge ngo tubukoreshe. Basabaga ikintu kimwe gusa ku musozi wa Kigali. N'ejo bundi zabahamagara mbabwira ko tugiye kugikora. Mana y'u Rwanda, twaje kwenda imitima, ngo u Rwanda rugira umutima, inka zigira umutima, ingabo zigira umutima, abagabo bagira umutima, abagore bagira umutima, abantu n'ibintu byose by'u Rwanda bigira umutima. Gusa abantu bafite umutima. Impamvu rero basaba ibyo byose bagasaba n'ibidasabwa ni ukutagira umutima, n'ibihone, ni ba mitima nda. Nagaragaje ibyiciro 4 by'imikurire ya muntu nshingiye kuri uwo mutima, mbigereranije n'ibyo nize mu by'imikurire y'umuntu bishingiye ku mitekerereze, mvuga ko ari 4. Hari mitima rwana, niwe mitima nda. Icyo umubwiye cyose harimo akantu, ubwo se turakuramo, mvuze mu mvugo z'iki gihe, ni ibye ni munda gusa. Ntazi yuko urushywa n'ubusa ararahaze, ntazi kwinda ari igihuru kituzura. Ibye byose ni munda gusa. Uwo rero ntabwo azabika imbuto. Mitima rwana niwe mitima nda. Hanyuma hari mitima irwana. Nkora iki? Ndeka iki? Ndumva umutima umumbwira ngo undi ukambwira ngo uwo ntabwo azakiza u Rwanda, nawe ntazikiza. Ari mu mayira abiri, isaha n'isaha nawe yayagwamo, ameze nk'akakanyoni karitse ku nzira. Nzapfa nzakira simbizi. Muriho mumeze mute? Yewe uturebeye inyuma turaho, ariko imbere nta, kandi imbere ariho hagomba kuba umutima. Ubwo urumva abantu bariho mitima irwana. Hanyuma hari mitima ituje, hahandi umuntu atangiye gusubiza agatima impembera akavuga atari kubu ndava hendaganaye. Ese ubundi ubu wamugana ibi bitaraza twe ntitwari dufite uko tubayeho. Ese wamugana ariko koko agatangira gutuza, hakicaza amabuno yombi, hakibaza kuri we, kubimubaho, ku buzima muri rusange, nawe akabasha kwiyumva. Noneho rero niwe ubutangiye kugera ku kigero cyiza nyegeramana. Noneho hakaba na mutima mana. Abandi ni mitima rwana niwe mitima nda, mitima irwana, mitima ituje, mutima mana. Rero ubundi mu bakurambere bacu ikigero nyacyo cy'imikurire ya muntu, kandi n'ubu kuba bizi, ni ugukura kugeza ku gukura kw'Imana. Erega turi bene Imana. None ntuzi ko mwene Samusure avukana isunzu? Ubwo rero tubonye akwiye kubona Imana muri twe. Hari nayo mpamvu nyine uko umuntu agenda akura ni nako yakuzaga n'umutima, haguza n'umutima. Imvi zikazaba uruyenzi, hari umupfumu abasha gupfumurira abantu, yakareba ibintu uko bimeze ate, basha ibyo ni mubireke bizabateranya, nimwirirwe mujyamo. Yaraguye abantu batagombeye kujya ku mupfumu ukoresha inzuzi n'iki, nubwo nabo babaga bariho. Ni kwa kwegera Imana, kwa gukura ukagira ubwenge bwo ku rwego rw'Imana, ubuhanga bwo ku rwego rw'Imana bubona aho abantu bandi batabona, burenga ibigaragara wowe ukabona mu bitagaragara. Erega mu bigaragara je mbonamo ibindi. Windatira amashati adodewe mu Rwanda, kandi ari amatisi y'abandi bateranije. Harimo ikibazo. Hariho bambwira batari ko ntabwo uzi ibyizo n'imico bifasha, ukandusha indimi ubwo ngubwo, n'umunyamuco, n'umunyamateka, nzi by'imboneza bitekerezo, filosofi, indimi zose niho zituruka, urabindusha. Ngenda nabikubwira aho bituruka muri nyirizina y'indi mihanda, bakubwira ijambo ngo etymologically cyangwa etymologically bituruka hana, aho bituruka. Umupfumu biva ku nshinga gupfumura. Rero iyo dupfumuye tukarenga ibyo byadodewe hano mu Rwanda, ibyo byateranirijwe hano mu Rwanda, ni byiza pe. Hari aho abantu bavuye naho bagana.
ariko tubona ko basogokuruza ntabyo bakuraga iriya ngo ibindi babikura iriya babiteraniriza. Oya, byavaga mu isambu yabo, mu bitekerezo byabo. Niba ari moteri y'imodoka nitwe twayihanze mu buhanga bwacu, ariko twe nitwiga ubugenge nk'ubwo abandi biga. Ikibazo nyine kuko tubyiga atari twe twabihanze, n'ubundi abantu basigarana utuntu tw'udushami gusa two kugira ngo bazaterateranye, two kugira ngo azaza n'agatsinga yenda kozaho abakanije bacu benshi niko bameze, hanyuma aho abona byaka abone ko harimo umuriro. Ntabwo ariko bigenda. Abandi azagukorera imashini iri hariya yabugenewe, anyuzemo akubwira ati kitari ku murongo ni iki, kiri ku murongo ni ikigira gutya. Hanyuma iyo Mana rero y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda niyo yabashishaga abanyarwanda kumenya ibyo byose igihe bari bakifite mu mitima yabo, itarubakirwa insengero. Imana ntikwirwa mu nzu, ikwirwa hese, kwiri hose. None umuntu arajya kurundarunda akantu k'akazu kari aho ngaho k'isahuriro ry'abantu gusa, asahuriramo abantu ngo aha baratura Imana amaturo, Imana irasonza ngo ni urusengero rw'Imana. Reka Imana y'u Rwanda ahantu ibasha gukwirwa ni hamwe. Twawe ubutunzi bukomeye ariko tutazi, ni mu mutima. Tekereza ko umutima w'umuntu ari mugari cyane ku buryo ari ubuturo bw'Imana. Nayo mpamvu u Rwanda ni imutima. Abankurikira kuri YouTube nigishirizaho muganga Rutagangarwamaboko, bareba icyo cyigisho, bazareba icyo cyigisho. Ntabwo namamaza, ariko mbaye namamaza nagira uko namamaza, ariko icyo niba kirebe imutima i Rwanda, niho i Rwanda niho hashimwa. Rero aho niho buturo bw'Imana. Ariko rero abandi bati nimuzane mu nzu twubake inzu y'Imana. Wabanje ugafasha n'abantu kubaka inzu babamo nabo bwabo ko baba ku gasozi. Ariko se nyine umuntu umutima uri ku gasozi azashobora no kubaka n'icyo nawe yugama mu izuba. Rega n'ikigonyi basogokuruza babashije kukigondagonda kubera ko bari bafite umutima. Ariko izo nzu nizo babigishirizamo iyobokamana, bakaba nyine bakayoboka Imana, bakaba iri nkubwiye ese ubundi Imana irayobokwa. Nari bicuritse nanjye tinda mu ndaruka yanduriramo. Burya ari ibibazo umuntu atinda kubaza nawe ugashiduka wacuramye. Ubuze Imana bwa mbere ntiyobokwa. Zirikana ko abanyarwanda bitwa bene Imana. Uwo ni umurage w'abakurambere bacu. Bene Imana, mfite n'umwana witwa bene Imana. Nta mpamvu yindi namwise bene Imana. No kugira ngo nibutse abanyarwanda boye kurindagira, boye gukomeza guta umwanya wabo n'igihe cyabo n'ubutunzi bwabo n'iki bashaka Imana. Bavuga umuntu arababwira iki se? Umuntu yakubwira so? Ubuze umwana wanjye akeneye kubwirwa n'undi muntu ko ari umwana wanjye. Haranyumva. Nubwo ari gatoya kamenya n'impumeko yanjye, kamenya n'icyuya cyanjye. Ninda yaranyumvaga nkanswe umuntu. Bene Imana. Bishatse kuvuga iki rero? Imana ntiyobokwa. Wayoboka so se? Iso sura muyobokamo iki? Uri umwana we niso. Uramusaba ngo naguhe ibyo kurya, abyara umwana atazi kumutunga. Naguhe ibyo kwamba. Umubyeyi ugomba gusabwa n'umwana ibyo ngibyo, akabimwingingira, agapfuka mu mavi akagoboka. Turimije amavi imbere y'ubwiza bwa urarimiza iki? No kujya mu butayu ugafata iminsi 20 ukibaba, uribabariza iki imbere ya so? Rero abantu bagateshwa imirimo yabo yakabaye bateza imbere, bagateshwa kwiga iby'ubumenyi bakeneye kugira ngo bamenye bazahuke, ngo bariga Imana. Imana urayigamiye. Imana ni ubuzima buriho. Imana yabayeho nyine kugira ngo ubeho nuko Imana iriho. Isomo ukeneye kwiga rindi niri ni ukwiga ahubwo kugira umutima. Ahubwo izo nzu iyaba byakundaga bakazigira amashuri, bikazigira itorero nkuko kera abantu bajyaga mu itorero, noneho tukigishiriza y'umuco wacu, abantu bakagaruka. Buriya nunabisesengura neza uzasanga n'abanyamadini twagize bakaba nk'abantu bafite umutima, abantu n'uyu munsi baba biratwa bakavuga bati runaka kandi yari umunyedini. Nuko abantu bari bagifite agatima k'umuco. Aho wabaviriyemo, genda umbariza abapastori, genda umbariza abapadiri, genda umbariza abasheyi, ubambariza utabantu mufite bameze bati, bazakubwira bati natwe baratuyobeye. Utagenje nkabo baravuga ngo azajya ikuzimu ntazabona Imana.
wowe ntabwo wabiguteye ko utagenza nkabo. Ngenza nkabo se nibo bashyizeho, ndabura kugenza nk'abakurambere banjye, ndabura ariko se nivutseho, je si nivutseho, mfite abo navutseho nabo bafite aho bavutse, nabo baturuka. Niyo mpamvu amateka yacu atubwira ko duturuka mu ijuru ku Mana, iyo twe turi bene Imana. Ikindi nkeneye kumenya ni igiki rero. Ibyo ngibyo nibyo umuhanzi umwe Masabo Nyangezi yarabiririmbye, n'ubu ndamukeje. Nibyo yaririmbye, aravuga ati ndinda ibyo bazana indambi, abo bakibweteri n'abamisiyoneri n'abaki bagiye baza bavuga ngo reka ibyawe ufata ibyanjye. Kuki ndeka ibyanjye nkafata ibyawe? Nize ubumenyi mpuzamahanga mu by'imico, intercultural studies, mu mahame agenga imico ku isi yose nta muco urutundi. Ariko abatindi baraje batubwira ko kwiyogoshesha gutya ukagira gutya ari byo byiza kuruta ibyacu, kwambara ibi ukareka biriya ari byo byiza, kurya gutya ukagira, gusenga gutya kugira ari oya ntabwo ari ko bimeze. Ahubwo ugiye burya saza zimira nzima, bagombaga kuza bakareba uko tubigenza. Kandi ubaho ubushakashatsi bugeze, ni naho abantu nabo banyamadini bagenda bagera, no kugenda bagerageza kwiga iby'imico y'abantu, bamara kubyiga noneho bakavuga ngo reka byibuza turebe uko twabihuza n'iby'iwacu, bazagerageza kutwumva. Burya ni naho hantu usanga hari ibihugu bimwe byakoronijwe, ariko ugasanga nubwo abakoroni babivuyemo bisigaranye iterambere. Twebwe ibi bihugu byacu hafi ya byose nyafurika, cyane cyane ibi bihugu urabona bya hafi hano iwacu, fata nk'u Rwanda, reba Burundi, reba za Kongo, ni baratumize. U Rwanda rwo ngira ngo rwatawe hagati, hamwe ururimi ntacyo umuntu akitayeho, arumva ko imvugo nziza ari ivuzwe mu Giswahili, ari ivuzwe mu Cyongereza, ubwo Abaswahili batuzanye, ari ivuzwe mu Gifaransa. Igifaransa nyine wa mugani wawe ndi ngo Igifaransa kirakamye, ubwo no kuvuga ubusirimu burakamye. Igifaransa nibwo busirimu, Ikinyarwanda cyarindagiye. Wabivise? Ubwo se ndajya kumera nkabo abo batindi baza arinda ijya gucura indi kiyita nkuru, nitwe bakuru aba ari twe mureberaho. Yasha oya ahubwo turebereho ari wowe. Bavuga ijuru bakavuga n'ikuzimu. Iby'ijuru n'ikuzimu mu bifata kera cyane twari tubifite kuva kera. Ubu wenda nuko nta bivamo none ahangaha ngo nanjye ninjire muri Bibiliya yanjye y'Abanyarwanda. Erega Bibiliya zacu zari bacira umugani, babambuze umugani cyangwa umugano ni ukuvuga mbacisha akanyafu bibaye ngombwa. Ariko mwe gusinzira mutumvisha umugani, kuko ubuhanga buwurimo burakomeye. Kubera iki? Kugira ngo nuzava ikantarange azasanga ubukombe bukiziritse ku miganda y'inzu. Ni ukuvuga ubutumwa twababwiye muri wa mugani bukiri ku nkingi z'imitima yanyu. Ibitekerezo twabwiwe, hari abakubwira bati ibyacu byanditse mu gitabo iki n'iki, byanyuse biri murakavuna umuheto. None se mwagiye kubyandika, mwebwe mwavutse mwandika? Inyandiko ntabwo ari abantu bose bayivukanye, ahubwo abantu bagiye bayigira ku bandi. Ibyo banditse ni ibyavuye he? Ni nk'ibi ndimo kukubwira nawe ukagenda ukabyandika nk'umunyamakuru. Ni nguko uko inyandiko zaje, ibyitwa ibitabo by'Imana. Rero nkubwiye nk'igitekerezo nkomoko cy'amateka y'umucunguzi witwa Kibogo Umutabazi mu muco w'Abanyarwanda. Igihe kigwa n'umuvandimwe we Mututsi na mushiki wabo Nyampundu bacibwaga mu ijuru. Ndimo ndarebaho nabyanditse kugira ngo mbivuge ijambo ku ijambo. Kubw'icyaha cya nyina wamennye ibanga ry'Imana, bamanukiye mu mubari bavuye mu ijuru. Bageze mu mubari rero bibonye bambaye ubusa kandi bakennye. Nuko hashize iminsi 10 bafite agahinda gakabije, bishwe n'inzara n'inyota ndetse n'imbeho bikabije, basigara bisabira gupfa gusa. Nuko bambaza Imana bati, Mana y'u Rwanda, tugirire impuhwe utubabarire. Nuko muri ako kanya inkuba irakubita, hashize inkuba irakubita ikubitira mu kirere, maze umurabyo ukongeza ibyatsi byumye. Nuko barabukwa agashirira, niko gufatisha babona umuriro, barota barahembuka. Hashize iminsi ijuru rirakinguka, ribamanurira impeke, ibishyimbo,
amasaka n'insina y'imineke. Haciye iminsi nanone mu ijuru hamanuka ikibumbe cy'ubutare bwo gucuramo ibyuma n'amasuka. Bati Imana y'u Rwanda ishimwe niyo itwoherereje ibi byose. Nuko niko guhinga batihingishije. Muri ako karere bamanukiyemo hari hatuye imiryango itatu: Abasinga, Abazigaba n'Abatwa bo mu ishyamba. Abo bantu bose bari barakomotse mu ijuru, aho basekuruza bari barirukanywe bitewe n'icyaha bahakoreye. Maze kubera ko bo batari barigeze basaba Imana imbabazi, nicyo cyatumye ibarekera mu butindi bwabo, nuko ahubwo batungishwa n'abo baje nyuma. Kugira ngo abo bantu batazarimbuka bagashiraho burundu, byatumye Imana yohereza Kibogo, umutabazi, aza ku ruhembe rw'umurabyo, maze arababwira ati mwitinya, nimuhumure, Imana y'u Rwanda ibantumyeho. Nzaba umuhuza wanyu n'Imana, kandi icyo muzasaba cyose niba ari cyiza Imana izakibaha. Umutabazi ni impongano y'Imana ku bana bayo bayiringira. Nyamara ariko abagome baramufashe bamumanika ku giti bakoresheje ibyuma bisongoye, baramwica. Ariko Imana yomoye ibikomere bye, imugaruramo ubuzima, imuzura mu bapfuye. Hanyuma Imana yohereza umurabyo imuzamura mu kirere, asubira mu ijuru ku Mana. Nibwo iyo u Rwanda rugize amakuba, umuzimu w'umutabazi aza gutura muri umwe mu bana b'umwami, agahinduka umutabazi, agakiza igihugu. Gihanga na Kibogo bakaba abatabazi bombi. Imana y'u Rwanda. Shake nawe uvuge uti dushimiye Imana y'u Rwanda. Shuti yanjye, niba wabikurikiranye, ibi bintu bitandukaniye he n'amateka ya Yesu cyangwa ya Yezu Kirisitu nk'uko bamwe bamuvuga? Kirisitu n'ubundi ni Mesiya, Meshaya, umucunguzi. Ubonye Kibogo biva ku nshinga kubogora. Kera umuntu yikoreye ikibindi, wabogetse, bogora, garura, tunganye neza kugira ngo amazi atameneka. Garura icyo kibindi mu gitereko cyacyo kugira ngo amazi atameneka. Gusubiza ibintu mu murongo wabyo. Kibogo niho dufite ba Kibogo, ba Kibogora. Hanyuma umutabazi hava no gutabara. Mesiya ni kimwe, umucunguzi. Ni nabwo buryo w'abana b'umwami bagombaga kwitangira u Rwanda iyo habaye ikibazo. Ni umuzimu biko, umwuka wa mutabazi. Mbese baza mu buryo nk'ubwo Kibogo umutabazi yajemo, bakamena amaraso yabo ku butaka bw'umwanzi, bayamenayo, noneho ayo maraso akababaye agakiza ku Rwanda, akaba umuvumo ku butaka bwameneweho ayo maraso, umwanzi agatsindwa. N'ubu kandi ubona u Rwanda rwitangiwe rukagenda rukira, niyo mboneza bitekerezo. Nta wagira umutima wo kugenda ku rugamba azi ngo ntazagaruka. No gutabara kose gushobora kuba burya gukozwe mu izina ry'u Rwanda abantu badashingiyeho, ntabwo kuramba. Ikibazo cyane cyari ukurikira Imana y'u Rwanda azajya mu ijuru, utayikurikira gikuzimu. Ntabwo wumvishe yuko Imana y'u Rwanda yanishubije uwo mwana wayo, amaze gucungura abantu bayo, ikamwisubiza ikamujyana mu ijuru. Abanyarwanda bari bafite ibigenekerezo byaheza ahabi n'ahabi cyane, nk'irimbukiro, nk'ijuru nk'uko rivuga, hanyuma n'ahandi wenda hadakabije nk'hagati na hagati bakabigira muri Muhabura. Upfuye neza hakajya kurukira muri Muhabura, ni naho iryo zina riri. Urabiseka shaho. Utazi ko imboneza bitekerezo yabyo atari ikirunga nk'ikirunga, ahubwo yitwa Muhabura, yahabuye abana b'u Rwanda. N'abaririmbyi bacu barabiririmba. Bishatse kuvuga iki? Kugira ngo nuzakurikira amateka agasanga hari umukurambere, hari abakurambere runaka babayeho bakanyura mu nzira nziza z'i Rwanda, bizamuhaburi bituma dahaba. Wabyumvise?
wabyumvise komeza wumva ikirunga nk'ikirunga mbumva wumvise rero hanyuma uwo rero ni umuntu w'i Rwanda Imana y'u Rwanda wundi wo kujya mu ijuru nyine. Hanyuma hakaba rero n'ababi abo ngabo batari abantu b'i Rwanda babatinde bakazajya muri Nyiragongo bagashya kirunga cyaka. Hanyuma ariko hari n'abantu bashobora kuba batarakabije batarageze kure bakajya muri Karisimbi bakumva ubukonje bwaho bukabamerera nabi, nyuma bakazagaruka bakaba ibyo bintu biba bitandukaniye na bya bindi bya babagabo bati furigatori ntuza yindi ngeno mu ijuru. Hanyuma rero ijuru nyirizina rikaba ari u Rwanda kuko ntiruzima. Ijuru ry'i Rwanda, ijuru ryishya ni uru Rwanda. Iyo urugize rubi abantu baba babi, iyo abantu babaye babi u Rwanda ruba rubi. Abantu barangiza ngo bagiye muri Israel, ngo bagiye aho Yesu yavukiye. Urabura kubwira abantu ngo baze barebe umusozi wa Kigali aho abantu basabiraga mitima, urabura kubereka ikiringi cya Ruganzu, urabura kubereka ikibuguzo yadusigiye ko ibintu byose by'ibitekerezo bizima bikorerwa ku kibuguzo. Abandi bakaba barabyajemo n'ibintu bikomeye. Twebwe hano twabibyaje uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Ni igihe wabitangije none iyo ntakurikira iyo muhabura ngo mpaburwe n'abakurambere banjye nagiye kumenya ko umuntu yatangiza uburyo bwe bushingiye ku muco we mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Si igihe wabitangije mu Rwanda, ayo mateka ntazwi. None ubugiye simba ndi umuganga nk'abandi bari aho ngaho bambara amakanzu bakagira ibyo bashobora n'ibyo badashobora, ariko imbere y'u Rwanda kiretse wo gupfa ubu ntuzamubuza. Nyamunsi yaje ntawe uyihagarara imbere, ariko ibyo gukira bikiri. Ni gute wavuga ngo hari uburwayi budakira? Uyo nta buganga butagira ubuganga busa. Abakurikiye Kirisitu cyangwa Kristo bafite Bibiliya bagenderaho. Iby'Imana y'u Rwanda byo byanditse twabisanga. Byanditse ndakubaza inyandiko zaje ryari? Mbere y'inyandiko hari uruhererekane nyemvugo. Nakubwiye ko nabanditse bafite ababibahaye babibabwira, bafite abazimu bababwiye ngo ni umwuka wa runaka umuvugiyemo, ni Imana imuhumekeyemo. N'ubundi Imana y'u Rwanda yabwiraga abantu, ikababwira iby'indagu bakaragurira abantu, ikababwira ibintu ubwiye bikajya mu bantu. Ayo mateka akaba hari, ahubwo abamenye kwandika banditse iki? Ubwo abantu bavuga ngo barize biga kwandika, bafite PhD, bafite professor, simbaga ya nanjye ndiga, banditse iki? Ibyo rero aho dusubirije agatima impembero tukabona ko isi y'inyandiko irimo gusakuza cyane kandi ko igenda ibyiga bitanditse. Ubonye ibintu ntabikubwira yenda mbisoma ejo n'ejo bundi ntabwo abantu baba bafite ibitabo n'ibindi. Abantu barambaje bati kuki utandika ibitabo? Nkandikira batazi gusoma. No kumubwira uramubwira ntiyumve, murebana afite amaso areba, afite amatwi, hanyuma niyandika bizagenda bite? Noneho n'abamisiyoneri ba mbere bakoze ubushakashatsi ku mateka y'u Rwanda nuko abantu bemeraga Imana, bagaragaje yuko ya Mana itanditse mu bitabo nka Padiri Hireri babivuzeho, ba Detfert babivuzeho, ba Laxel babivuzeho. Abo bose ni abanyamateka, bakaba n'abantu bakurikiye n'iby'amadini n'iki. Bavuze yuko ahubwo iyi Mana itanditse mu bitabo, ahubwo yanditse mu mitima y'abantu, ko ariyo Mana nyamana. Twebwe abanyarwanda ni nayo mpamvu Imana ntiyubakirwa, ntigombera ibitabo, ariko ijambo rya surumva ukeneye aho ryanditse kugira ngo urikurikize. Uzi ko umwana wanjye mureba gutya igitsura akakimenya, ari umwana w'umwaka n'igice. None ukeneye gusoma ijambo rya so, tekereza so agomba kukwandikira agasiga size note kugira ngo uze kuyireba umenye icyo yakubwiye. Oya, Imana tuyiyumvamo, ariko mu isi y'inyandiko reka tubibandikire, ahubwo izo nyandiko zindi zizajya hehe? Ko abantu baza kugira ikibazo. Ndetse ubu ko aho ubushakashatsi bugeze mu by'amateka ari ukwerekana yuko n'ibyo bavuga ko batuzaniye atari ibyabo, ahubwo ko ari bya bindi byacu byari mu ruhererekane nyemvugo n'iki n'imigani yacu batwaye, barangiza bakabizana bati Imana dore ijambo ry'Imana rivuye mu ijuru. Nkuko n'ibindi babituzanira tukumva bivuye mu ijuru. None si imyenda twambara ivaye, si imivumu, si ibishishwa by'ibiti by'iwabo runaka babikuye hese. Ibintu bya mbere ntibyabondetse hano muri Afrika.
n'umuntu wa mbere ntiyabaye hano muri Afurika ntiyitwa Roberto Dorimanite ahantu umuntu wa mbere yabonetse. Ibyo uzi ko abantu babyiga ntibitume basubiza agati imembero. Amapamba n'ibiki byose biva he? Ubutare nyabutare amazahabu n'ibiki byose byibwa hehe? Si muri Afurika. Barangiza bakabituzaniramo produit fini, ikintu cyanyuma bamaze gutunganya na ibyo bakoze by'imirimbo. Ugiye muri Amerika uzanzana agashenete keza biva hano. Abantu bacu biga metallurgy bariga iki? Ibyo gutunganya ubutare n'ibiki byose. Nibindi rero niyo Mana uvuga ngo baratuzaniye cyangwa wumva ngo baratuzaniye ntayo bari bafite ubu. Ese ubundi abantu bagira Imana bakazana amacakobiri mu bantu. Divide and rule. Tubacemo ibice tubona ko tubatwara. Tubabwire ko ibyo wabo ntacyo bivuze, ahubwo tubabwire ko ibyo wacu ari byo bifite umumaro. Makula ageze ijambo ku nteko ishinga amategeko y'Abongereza ati nazengurutse Abuhinde Abafurika he hose ndagenda ndareba nta muntu numwe usabiriza, nta muntu numwe ufite umutima mubi ugize gute. Ndimo no kubivuga no mu magambo yanjye nshishirije uzimbisoma. Nta yewe n'abantu b'umutima, n'abantu bateye imbere, n'abantu bagize bate ate kugira ngo abo bantu tuzabigarurire babingaruzwa mu heto zacu tubagireho ubushobozi. Nta kundi twabigeraho keretse kubavuna. Ibyo byo mbivuze mu magambo ye nk'uko ari. Ni traduction littéraire, ntabwo ari traduction littérale. Ni ukuvuga ko mbivuze nk'uko wakura ubutumwa mu rurimi rumwe ukabushyira mu rundi nta kuyenekereza, ntacyo ubizanye mu butumwa bw'umwimerere, keretse tuvunnye igufwa ry'urutirigongo rwabo yavugaga umuco birimo. Noneho tukabakura ku mihango yabo, tukabakura ku migenzo yabo, tukagira gute icyo gihe ati tuzaba tubabashije, tukamumvisha yuko Icyongereza aricyo gifite umumaro kurusha indimi zabo gakondo. Kuyize mu Cyongereza ari buba yize. N'uyu munsi amategeko yacu avuga ko kaminuza niki inyigisho zose zitangwa mu Cyongereza. Ukagira ngo ni iterambere. Ndabihimye. Ubu ibyo nizi iyo mbyiga mu Kinyarwanda ba ndi umuhanga kurusha ubu. Ukabumvisha yuko igiturutse iyo aricyo cyiza kurusha iby'iwabo, tuzaba tubayize ingaruzwa muheto kandi aricyo twashakaga. Siko byagenze. N'uyu munsi wa none witwa ko yize kurusha abandi, witwa ko yibonye udufaranga agatera imbere kurusha abandi, si ushaka kugiyo. Abantu ntibirirwa kuri internet ngo barashaka visa zo kujyayo. Yaba abantu ahubwo bazirirwagaho bashaka visa zo kuza mu Rwanda, visit Rwanda, ugasura u Rwanda, ukamenya ko burya atari buno, ukamenya ko habaye ariko hatakibaye, harabaye ntihakabe. Nicyo Gacamigana bavuze, harapfuye ntihagapfe, ntihagipfuye kandi koko u Rwanda rwarazutse. Ntarirarenga nyine. Ni ibintu bingahe wabwira urubyiruko rukwiye kuvoma mu muco n'amateka by'u Rwanda ku Mana y'u Rwanda? Kimwe cyonyine kiziri cya kabiri, kubaho ubuzima bushingiye ku muco. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kubera ko Imana ntiwumva ko ari Imana y'u Rwanda. I Rwanda havugwa ni mutima, n'ahantu hagutse hazira imbibi z'ahantu n'izigihe. Ni nayo mpamvu iyo bavuga Imana y'u Rwanda bitandukanye n'Imana y'u Rwanda, bitandukanye n'Imana ya Isiraheli kuko abandi babivuga. Mu mateka yandi y'ahandi uzasanga bavuga Imana ikaba ari Imana y'icyo gihugu, ikaba igomba kuba Imana y'ahandi bayibwirijwe, bayibahaye ku ngufu, aho badakoresheje inkota. Niko abamisiyoneri bagiye baza bagakoresha imbunda, ahandi bagakoresha ingoyi n'iki byose. Niko abantu bemeye ibyo bemera uyu munsi wa none birirwa bahimbarizamo ngo bari mu mwuka. Ariko i Rwanda havugwa hano ni ku isi yose. Abanyarwanda bumvaga u Rwanda nk'isi. Niyo mpamvu bavugaga yirirwa ahandi igataha i Rwanda ni Imana y'abantu bose. Ariko ahandi byakomeye, handi umwana rira nyine ntiyumve, ni Imana y'umuntu ku giti cye yitaha i Rwanda. Abanyarwanda bakumva ko iri kumwe nabo. Nayo mpamvu no mu mirwanire yacu no mu bice byose dukora ntitujya ducika intege. Kirazira ko umunyarwanda ntacika intege, tumeze nk'umwishywa. Nayo mpamvu bawurongoza niwo narongoje. Umwishywa izuba rirakubita ugasa n'uhama, ukagira ngo wumye, ntiwuma. Uratwaza no mu bihe by'iki ugakomeza kwaguka buhoro. Rero iyo Mana
yigaragariza abantu, ni Imana y'abantu bose. Icyo namaze kubona nk'umuntu wize imico mu buryo mpuzamahanga, ariko ikagenda ibigaragariza mu mico yabo. Aba batindi iyo baza kugira Imana ntabwo baza kutubwira Imana ngo batuzanire n'imihango yabo n'imiziro yabo n'ibiki, kandi natwe dufite ibyacu. Batuzanira indangagaciro z'iwabo nk'abatagira izabo. Bagombaga kubituzanira mu muco wabo. Nta nubwo bagombaga kubituzanira kuko bazaga kuza bakatubaza bagasanga turabibarusha, ahubwo bagaceceka tukabigisha. Siko byagenze. Rero icyo nabwira urubyiruko, icyo nabwira abantu bose badukurikiye, ni mureke tubeho ubuzima bushingiye ku muco wacu. Kuko nutabaho ubuzima bushingiye ku muco wawe, umuco nyarwanda nk'umunyarwanda, uzisanga ubaho ubuzima bushingiye ku wundi muco, bushingiye ku muco w'Abongereza, bushingiye ku muco w'Abanyamerika. Bo nta n'umuco bagira, n'abantu bagiye bahurira aho ngaho bicareza merendiye bari bahari ba mbere, ariko bo ni abahanga bamenya kubika bazabara inkuru. Hari mugenzi wanjye twiganye muri kaminuza barimo kwiga muri Amerika, yagezeyo bamukorera imihango nabora nk'umuterekero cyangwa niki, yabaza yinyereka abavuza ibinyuguri, abagira bate, bambaye impu, ibyo bintu nibiki ko nina wanze kuraguza ntuze kundaguzaho, wagiye kuraguza muri Amerika bararaguza. Atereka da twagezeyo baratubwira ngo kugira ngo tuzenguruke umujyi neza mu mahoro nta kibazo tuhagiriye, ntituhandurire kandi ntituwanduze niki, nuko ababanza kudusabira kuba kurambere babo, kubazimu babo. Ati rero ababikora ni abangaba b'abaturage gakondo babo. Wabyumvise? Barajya kumeye ku migenzo yabo. Iyo migenzo niba kururira ba mukerarugendo mu by'ubukerarugendo bushingiye ku muco, nizi by'amateka n'ubukerarugendo bushingiye ku muco, nabyigiye mu Buhinde. Ni impamvu ki ibyo bihugu usanga abantu basibanirayo. Tugiye Imaka, tugiye i Yerusalemu, mumva ko ntawe uje kureba aya mateka yo mu Mubarisi. Mu Mubarisi nahakubwiye, si hano mu Rwanda. Ko ntawe uje kureba umusozi wa Kigali, binavuga ko igihugu ari Kigali. Ko ntawe uje kureba iriba rya Rwezangoro ryari hariya Nyabugogo rigahinduka ibagiro, bakarigira ibagiro. N'abatindi babazi ibyo bakora. Ahari iriba ryarimo amazi y'umugisha, reka mbivuga gutyo, yakoreshwaga mu mihango n'imigenzo bikomeye byo kweza ingoma n'ibindi bitandukanye mu gihugu. Noneho bahashyira ibagiro, bagiye kubagiramo iki? Inka ni umutima w'ubukungu bw'Abanyarwanda. Inka ni ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu. Ubazi inka babaza ubuntu, abayisha ubuntu mu bantu n'ibintu. No kuvuga umutima w'u Rwanda barawishe, bawubagiye aho ngaho. N'uyu munsi wa none mu byo twirata mu Nyabugogo. Nyabugogo hakorerwa ubucuruzi turabizi bwinshi, mu bigezereko dufite n'ibagiro rya Nyabugogo. N'amateka mabi, ni nkuko babaza abantu mu bihe bya jenoside abantu bagashira. Ubwo se uragira ngo bigende bite? Rero ni mureke tubeho ubuzima bushingiye ku muco wacu. Abo ba mukerarugendo ni nabwo batugenderera. Ntuse azaza kureba ibintu utamurusha. Urumva uzaririmba ukaririmba injyana y'Abanyamerika kurusha Umunyamerika, ukaririmba injyana y'Abongereza kurusha Umwongereza, ukaririmba injyana y'Abafaransa kurusha Umufaransa. Ariko ze ni ikinimba, turebe ko hagira ujyamo. Ambara ingwe n'imondo, turebe ko hagira ukurikira. Niyo mpamvu nuriya mubyeyi abiririmba yemye ati twaza twambaye ingwe n'imondo. Mwajya he? Twaza n'impuzu tukabereka ko twikoreraga imyambaro, ejo tugakora indi. Mwajya he? Iyo yanyu ubwo yakongera no kugurwa. Kandi kuko ntibabona abaguzi. Afrika, Abanyarwanda ni mureke dukanguke. Noneho dusigare duhahirana n'abantu bafite ibyo baduha, natwe dufite ibyo tubaha. Kuko abantu ni magirirane ku isi yose, nta muco urutundi. Ariko we kuzumpakira mu ibyawe boshye utagira ibye. Hanyuma turimo turagana ku musozi. Nk'umuntu utsimbaraye cyangwa se uhamije ibirindiro mu muco no ku Mana y'u Rwanda, ntabwo ujya uterwa ubwoba n'amadini n'amatorero aba menshi cyane hirya no hino buri munsi mu gihugu cyacu? Ibyiza ubundi ni ukuvuga amadini, amatorero. Ubu twibye itorero baya baratwibye. Itorero rega n'umwimerere w'Abanyarwanda. Aho Abanyarwanda batorezwaga, aho bigiraga ishuri ry'umwimerere w'Abanyarwanda. Ibyo rero byantera ubwo, ibyo bitera ubwoba ubundi buturuka ku kutamenya. None mfite icyo nzi muri ibyo ngibyo, narabimenye, namenye impamvu yabyo, impamvu byaje gutyo, n'impamvu umukoroni yitwaje amadini akaba ari yabanza mbere yuko ari ubusa. No kugira ngo abantu
kuko kwizera ni buhumyi, ni ukwemera ukemera n'ibyo utabona ko ari ukuri. Muri Hebrews mu Baheburayo mu gitabo cyabo cya Bibiliya barabivuga. Kwizera ni ikintu kumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko, kandi nibyo biduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyo utareba wemera ute ko ari iby'ukuri? Ukabwirwa ko uzajya mu ijuru, musinga bati nubatizwa uzajya, ati nzasangayo runaka na runaka, avuga abakurambere ati abo nazasanga abo ngabo batabatijwe nimwigendere, singiye kwicirwayo n'irungu. Urumva? Ni ukuvuga ijuru tudasangayo ibi bintu by'i Rwanda, umuntu w'i Rwanda, umuntu w'umutima. Ijuru ritatuzaniye cyangwa izo nyigisho zabo zitatuzaniye ubumwe n'amahoro, ahubwo bikadusenya bikatumara. Ibitaratumye ibyo byitwa inzu z'Imana zikiza abantu, ahubwo bakazipfiramo. Kandi mu Kinyarwanda nta n'uwapfiraga mu ndaro, waguhungiragamo ukamukurikiramo ari wowe wapfaga. Iryo juru abantu nibijyanire. Ibyo rero ntibyantera ubwoba. Ibyo ni ibintu bitera ubwoba abatabizi. Hanyuma bakaza bati urarimbutse, nutagira urya n'uryo, utajya mu butayu ngo ufate iminsi 40, genda zarindagirirayo, nge nzakomeza nkore nubake u Rwanda. Ntabwo byantera ubwoba rero, kuko ibintu bitubakiye ku kuri burya ntibiramba. Impamvu bitaramba, n'ubu ngubu nta wari uzi ko iki gihe haboneka ijwi nk'irya Rutagangarwamaboko hagenda haza n'abandi bahagaze kuri uyu muco nk'uko tuwuhagazeho. Televiziyo zitaraba nyinshi, nkiva muri kaminuza ari radiyo zumvikana gusa, abantu bakumva uwo muntu Rutagangarwamaboko kuri radiyo, bazaga kureba Rutagangarwamaboko rw'umusaza. Reka tujye kureba uwo musaza wa kera ugarangana te, ujye ukomeye kuri ibyo bintu wa. Nti rero siye musaza, ariko umusaza mushaka ndimo, umuzimu we andimo, ibyaba bakurambere bindimo, kubera ko nibo bugingo bwacu. Hanyuma warabatijwe, bakubatije Modeste. Nta nubwo Modeste ari ryo bambatije. Modeste ni izina data yanyise, kubera ko yari yararyiswe na se arikunda. Urumva ni igihe abantu batangiye kumenya izindi ndimi mvamahanga. Modeste bikavuga umuntu w'inyangamugayo, umuntu udahemuka, wicisha bugufi, ni ibyo ngibyo, utagira amahugu. Noneho rero data agiye kubatizwa mu baporoso, hubwo mu kigo cy'ishuri yigagamo, kuko ntabwo bagukundiraga gukomeza utarabatijwe. Wumve n'ukuntu abantu bagiye babatizwa ku ngufu, banga kumubatiza bati ntabwo twakubatiza Modeste. Modeste ni Gatulika, rifite umutagatifu w'umugaturika, kandi twe ntituri abagatulika, shaka izina ry'iri Protestant. Noneho ngo yari afite umwarimu, ngo aramubaza se mbatizwe irihe, ati ese nka Ildefonse baryemera. Uwo mwarimu ngo yitwaga Ildefonse, yaramukunda, ati iryo ni ryiza cyane, Ildefonse ni ryiza cyane, ati noneho ni mumbatiza Ildefonse, bamwita Ildefonse. Ambyaye rero ndi imfura ye. Urumva iryo zina ise yari yararimwise nk'umutongero mwiza, amubwira n'icyo rivuze, noneho yumva ritatakara, anyita Modeste. Ni nayo mpamvu ridasibangana rwose, kuko afite impamvu yari inyise, kandi sinihakana izina rya data. Mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, umuntu akora n'ubuvuzi. Abantu bagana ni abantu bameze gute? Ese umuntu ushobora kugira ikibazo runaka ukwiye kuba yabagana mu buhe maze bahisanga? Kuva natangira ubuvuzi n'icyatumye tubutangira, mbona ari cyo n'ubundi kigikomeza. Ni hahandi abantu babuze ibyiringiro, ni hahandi abantu bumva ko bitagishobotse, ni hahandi umuntu yumva yabaye akahebwe, arwaye indwara idakira. Ni nabyo natangiriyeho nkora ubwo bushakashatsi busoza kaminuza. Ariko tubihuje na wa muco wacu, tubihuje na wa murage w'abakurambere, ariko ko basogokuruza babishoboraga, ntihagire nibibahagarara imbere, batarize, bataraminuje, batazi no kwandika no gusoma nk'ibyo twarenze tukagera no ku bindi. Ubu noneho yewe binaniye bite, kandi ndaminuje, ndi umuganga, gize gute, ubwo nzahagarara imbere y'abakurambere banjye mvuga iki? Niho rero natangije ibi by'ubuvuzi bushingiye ku muco, nko guhuza ibyo twize n'iby'umurage w'abakurambere bacu. Noneho twongera kugaragaza ko nta buganga butagira ubuganga busa. Bya bindi abantu bitaga ko ari indwara zidakira, umutwe udakira, imihango idakira. Ari umubyeyi twize kuvura wari umaze, biba mu itangazamakuru cyane, ndibaza ko abantu benshi babizi, wari umaze imyaka 3 n'igice ari mu mihango idakira. Amavuriro yose yari yaramuhebye, ariko igihe twamuvuye ni igihe kingana iki, igihe cy'ukwezi kumwe.
ya mihango yari imaze guhagarara. Hari benshi aza kukubwira ati ndwaye umutwe udakira, ndwaye umugongo udakira, nanyuze mu byuma ntacyo babonye, iki kisebe ubona aha ngaha dore barapimye nta kanseri babonyemo, mwamfasha iki? Ukajya muri ya mihamuro y'imiti yabazo gukuruza, ukagira gute, ubundi ukajyana n'amahame y'ikiganga aho kigeze ubu ngubu, kuko hari ubumenyi bundi twagiye twunguka, isuku iruseho iki bijyanye n'igihe, noneho ugasanga umurwayi arakize. Nibo barwayi tugira aha ngaha, ba bandi bumva mbese bitagishobotse. Kuva natangira kuvura kugeza uyu munsi ntabwo ndahura n'indwara yoroheje. Babana kubwira ati no muri gakondo nagiyeyo ntaho ntageze, ati noneho banambwiye ko ibi byanyu nabyo ari iby'umuco, ndavuga ngo sinzirirwa njyayo, byose ni kimwe ntaho ntageze. Atari ko sinzi Imana, atubanza ari Imana y'u Rwanda ujye uvuga yankoreyemo ndaza. Byumvikane ko Imana y'u Rwanda ibishaka no kwereka abantu yuko haracyari amakiriro. Tugarutse ku by'iwacu burya twabona igisubizo. Ni ibyo ngibyo tugira, tukavura umuntu uko yakabaye wese mu mwuka we, intekerezo n'umubiri. Nkuko n'ubundi naratanze igisobanuro gishya cy'umuntu. Umuntu akavurwa uko yakabaye wese, ntavurwe igice, ntavurwe nk'umubiri gusa, ngumutera inshinge ngo umuhe ibinini gusa wizere ko birangiye. Ashobora kuba arwaye mu mubiri ariko bituruka mu mwuka. Ari ibitongerano n'urugero. Ashobora kuba arwaye mu mubiri ariko bituruka mu ntekerezo. Wenda n'intekerezo ze zakozweho bigira ibimuhungabanya, bigira ibimukomeretsa, aho hitwa ku mutima, aho hitwa munda. Munda ni kure, ninde ugera yose. Nuwo mwicaranye agapfumura akaringa ibigaragara akageza kuri kabitera, ku cyabiteye. Ni ibyo ngibyo ahanini tugira. Sinavuga ngo tuvura izi ndwara ibyo ni by'abatindi. Buryo tuvura umuntu uko yakabaye wese, umwuka, intekerezo n'umubiri. Nta ndwara uzasanga itari aho ngaho, ahubwo nizo abantu batari bazi bazasanga zihari, ziri mu aho ngaho, cyangwa ziri mu mwuka, cyangwa ziri mu ntekerezo, cyangwa ziri no mu mubiri. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Mwadusobanuriye byimbitse ikintu kijyanye no guterekera. Ibyo byose dukora ko bigize icyo kintu cyo guterekera abakurambere bacu cyangwa se n'abandi tutazi. Ariko nigeze kuvuga kuri umupfumu mu Kinyarwanda no mu Kizungu, ibyo ngibyo bihuza. Abakiri bato iyo umubwiye ngo umupfumu kuragura, umva ari ibintu biteye ubwoba. Ubundi ni iki? Ubwo utangiye kubitinyuka n'abandi bazabitinyuka. Buriya hica kutamenya, nyina w'ubugome n'ubugoryi. Erega natwe mu bihe twakuriyemo biragoye kugira ngo umuntu azapfe kubyemera, ariko gukora ubushakashatsi ugakurikirana, hakaba n'uwo murage w'abakurambere utazima. Iyo wahawe umuntu ugakomeza ukakugendamo ukagukurikirana, nibyo bituma twongera kuzimbura ibi bintu byacu byari byarazimye. Rero nkuko nabivuze, nk'umupfumu ni ijambo mbese ni ijambo ryo ku rwego rwo hejuru cyane rikomeye. Abantu benshi bakabaye bifuza, cyangwa bose ariko ntibazi ibyo ari byo. Biva ku nshinga gupfumura, nkuko nabivuze, kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara, ugahishurira abantu ibyo batabona. Ni nko kuragura. Hari ibyo ntareba, bindengurira ubinzanire hano aho mbona, umbwira uko bimeze. Noneho rero nibwo usanga bavuga ibyakubayeho mu bihe byashize wowe utazi n'ibyo ari byo, cyangwa ibizakubaho, cyangwa ibikuriho uyu munsi nuko uzabigenza kugira ngo ubitsinde niba ari ibibi byakwitambitse. Ibyo rero ntabwo ari umuntu ubyishakira, ntabwo ari bya bindi abantu bavuga ngo nagiye gucisha. Oya, ubupfumu ntibucishwa, biriya ni ibirogano kandi bigira n'ingaruka. Ariko ubu bupfumu butangwa n'Imana y'u Rwanda, ni ukuvuga iyi mpano y'Imana yo kureba ibyo abandi batabona. Ubundi umupfumu wamugereranya na Dovin, ni ukuvuga umuntu ubona ibintu ku rwego mvajuru nk'uko Imana ibibona, noneho akabyereka abantu, akabaha n'igisubizo cyabyo, insinzi yabyo. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ubwo buhanga niwe Abanyarwanda babungiraga bakabaza icyo bita Imana yeze, kuraguza, kugira ngo icyo bakora cyose bagikore bagiturukije ku Imana yacyemeye, cyangwa utacyemeye bakireke. Ubwo rero uramutse umenye ko ari aho bituruka, ninde utakwifuza ahubwo kuba umupfumu? Erega no mu buzima bwa buri munsi dukeneye gupfumura.
n'abadukurikiye ubu bakeneye gupfumura bakamenya niba iby'iki kigabo kibabwira ari ukuri cyangwa niba ari ibinyoma. Ariko abantu barirwa banyomeka hirya no hino, umuntu arasoza ngo yabaye umupfumu. Wabikuye he? Nabikuye afe. Ntabwo ibyo ngibyo ubishaka, nibyo bigushaka. Ntabwo ubihitamo, ushobora no kubyanga byo bikagukurikirana. Ni ukuvuga ko ikintu igeno Imana yaguhaye ntabwo warirenga. Ibyo ni ubupfumu, gupfumura. Entrer en profondeur, kwinjira muri nyirizina y'ibintu. Ibyo ndimo gukoresha ni amagambo yo muri filozofi mboneza bitekerezo mu bijyanye n'imicukumbure y'ubushakashatsi. Nuse ubwo iryo jambo ryo ntiryatakaye. Nese turavuga kurengera ururimi kandi hari amagambo agenda dutakarana kubera ko yashitanijwe akagirirwa ibishitani n'ibishenzi kandi ariho hari izingiro ryacu. Hanyuma aho rero ntawe utashaka gupfumuza, kuko buri muntu wese agira ibimuremerera, agira ibyo yibaza atabonera ibisubizo. N'umuntu mukuru wamupfumuzaho ukamubaza ibi bigenda bite, izi nzira bazinyuramo bate, ibi bigenda abantu bubaka urugo bate, abantu barambagiza bate, abantu ariko usuba abantu baracyabibaza. Agasore kicarana akagenzi kako ati wikwirirwa unaruharika nguhe pasi niki, nibyo yajogoroje akamuhereza. Birimo ubuntu se, urwo rugo se ruzaremye. Gupfumura rero abantu niba byumve gutyo ni ukurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara. Hirya y'imisambi, hirya y'izimbehe, hirya y'ibicuma, hirya y'iki harimo ibindi bintu. Hirya y'igisoro nk'igisoro harimo ubundi buhanga bukomeye. Hirya y'umwirongi nk'uwo bakubwira ko utsirika abajura n'abagome kandi kuko urabigira, ariko harimo n'ibindi bikomeye. Harimo n'imboneza bitekerezo no kongera kwiyumva byatuma twongera kwiyumva nka bya bindi bya meditation y'Abahinde. Muri za yoga n'ibiki byose ubuze abantu barakiyumva. Umuntu yavuzaga umwirongi akarara neza, ariko umuntu nukuri arashikagurika, ibyo yabonye kuri internet, ibyo yabonye mu ki byose, abantu bose bararyama bagasinzira. Hanyuma guterekera kugira ngo turye tunywe nkuko babigiraga tubeho. Kandi n'ubundi turibo, ubundi so dupima ntiyabona tugira ngingo twacu aribo, DNA zacu cyangwa ADN ntabwo aribo. Nusi tutarya nkabo, tutambara nkabo, tudatekereza nkabo, tutagira imboneza bitekerezo nk'iyabo, uru Rwanda bubatse ntituzarusenya. Ariko rero ntibikabeho. Ubwo harabaye ntihakabe, ubwo tuvuga ibi Rwanda ntirugisenyutse. Nta nubwo rushobora gusenyuka. Ngo umuterekero niyo ntimatima y'umuterekero yo guterekera. So kwibuka se niki? Nshimira n'Imana y'u Rwanda uko dusigaye twibuka uyu munsi. Ibyo ndabivuga nk'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze ya muntu. Buriya hari ukuntu abantu bibukaga batavuga ngo batobore iby'ababo bagiye, ntabwo bishobora kubakiza. Ariko umuntu yibuka, tukibuka, umuntu avuga ati dawe runaka ndakwibuka ukuntu bakujyanye bakagushorera n'iki byose, natwe tugasigara uzi ko twarangiye. Ubu rero ndakubwira ko twaje kubaho, ntabwo twapfuye twese ngo dushire. Buriya twaje no kwiga kaminuza, turaminuza. Ubu runaka arakora hana, ububwira nde? So wapfuye. Ariko rero hari umuntu uza kubwira ngo imizimishe uratwika iwanyu uwo gatsindwa we ushyari wowe. Ubwo uzasigara he? Nukuvuga ngo iyo bivuze gutyo no mu by'imitekerereze yongera kwiyumva ari kumwe na wa muntu we, bakavugana, kamubwira agahinda atamuganyiye akakamuganyira akaruhuka. Ibyiza atamubwiye ko yagezeho akabimubwira, bigatuma yongera kwiyongeramo imbaraga. Nk'umuntu usubije agati impembero akareba inyuma agabona ikivi atuye, akishimira ikivi atuye, bikamutera n'imbaraga zo gutangira n'ikindi. Icyo gituma u Rwanda rutazima. None se ubwo umuntu wadukuye ku muterekero ntiyaratubujije n'icyatuma twibuka ngo dukire? Ariko abantu baribuka mu mazina yabo, bakavuga amazina y'ababo, bakavuga aho baguye, bakavuga ibiki n'ibiki. Byabanje kugora kuko bizamura ya marangamutima y'umubabaro wa mwuzure w'ibyabaye mu bantu, bikabakomeretsa, abantu bakarira bikomeye cyane. Ibyo nibyo tuvurisha, nibyo bituma umuntu akira n'ubundi mu by'imitekerereze. Nkuko uwo baroza amarozi ni ukumuhitisha cyangwa ni ukumurutsa, ariko biravuna. Kuruka no guhitwa biravuna. Hari ibintu abantu bariye bagomba guhitishwa kugira ngo bitabahitana, bagahitishwa
ubwo burozi mvamahanga bababwira yuko iby'ahandi ari byo bizima, iby'iwabo ko ari ibipfuye, bakarutswa ubwo burozi mvamahanga. Ibyo bihuherano n'ubu hari ibyo abantu baduhuhera, n'izi za interineti nazo zirahuhera. Ubu nta muntu ugikora, abantu ni ukwirirwa kuri ibyo bintu, ugasanga umuntu yirirwa kuri interineti kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, nta kizima ashakaho, ni ukureba ibyo abantu bashyizeho gusa. Ntawe ukimenya gusoma igitabo, ntawe ukimenya kwandika gusa. Urumva abantu bakeneye kurutswa. Ubwo rero ugutwaye umuterekero aba agutwaye nyirizina y'umuterekero. Niyo mpamvu navuze ngo utagira imigenzo ntagira uko agenza, utagira imihango ntagira ibyahanga, ntagira n'ibyahanga murabyamuhangaye. Ariko rero iyi myemerere mvamahanga, ubumenyi mvamahanga bwo buzaza bukubwira yuko ibyo ngibyo ntacyo bivuze, n'ibishitani n'ibishenzi ntacyo bivuze. Mu myaka 2 yose namaze mu Buhinde niga, hari masters imwe nize mu by'umuco, ubumenyi mpuzamico n'amateka n'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ni ukuri kandi nigaga ibintu byo ku rwego mpuzamahanga, nta bindi banyigishije, n'iby'iwabo, n'iby'aba Buddha, n'iby'aba Krishna, n'iby'abande, n'amagambo yabyo agoye kubivuga ukagomba kuyamenya kugira ngo uzabitsinde. Ariko rero urabwira umuntu Rutagangarwamaboko ati ko ari rirerire, ngira nka simbizi, sinshaka kuvuga akazina runaka k'umuntu runaka atagira ngo niwe narengurijeho, ariko twa tundi tudafite aho dushinze imizi. Ubwo se uko amazina yabaye magufi niko n'ibitekerezo byabaye bigufi. Hanga mu rurimi umuntu yumva abugufi bitagombye ko ni bande bacyandika se baka abo duheruka ko ari ba Rugamba, ko ari bande, nabo aho babikura ni bande, naho ngaho nuko babikomeyemo. Utambwira ko ayo madini yabibigishije, nkawe ni umunyedini. Ariko n'icyatumye akomera muri iryo dini ni wa muco yamuneza bitekerezo y'umuco yarakifitemo. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ariho shingiro. Ugukuye ku muhango azaba gukuye kuguhanga, azaba gukuye kuguhanga muri byaguhangaye, kandi bihora biguhangara buri munsi binakwinjirira ngo biguhangamure. Hari n'ibyashatse kuduhangamura, ariko Imana y'u Rwanda ishimwe, u Rwanda ntiruhangamurwa. Ubwo se bizakomeza bityo? Harabaye ntihakabe. Dukomere ku mihango yacu, dukomere ku migenzo yacu, dukomere ku miziririzo yacu, twongere tubane by'i Rwanda. Kubaho ni ukubana, abantu babyiteho. Umuntu ibyo birandeba n'ijye, wowe wenyine wabyishoborera ko umuntu ari abandi. Numva ari ibyo ngibyo rero nkabwira abantu ngo tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ariwo shingiro. Ndabashimiye cyane bene Imana. Murakoze cyane.